Action. Brian, mbega Brian. Mbega umuhungu. Umva ko nari umuhanzi naririmba indirimbo ngena Brian. Ko numva uririmba Brian ni ibiki byagenze uti? Arinde kutatubwira tupfire kubera ibyishimo sinzi ko nabivuga. Uzi Brian umwe ku kigo cyacu? Brian se wa Natasha? Wa Natasha, Brian wa Aline. Tashoka se? Gonga iki? Siduhe rero nibyo dushaka natwe. Brian siduhe. Mbega ibyishimo sha. Saa 12 n'igice ubu niwe mfitanye gahunda na Brian ko turi buze guhura tukaganira buriya nyine namwe murabyumva. Brian ndumva ahubwo aho buri bukera uri bujye uririmba Brian. Aline rero n'ubu mwana ugomba kudukiza ririya shano ngo ni Natasha. Niko bimeze niko biri. Noneho nawe ugende wikoreho buri kamwe kose kari butume Brian areka Natasha. Ni gitangaza kuba Brian yaguhamagara. Yewe urazi umva kuraho umwanda asajya kureba nawe yibaza avuga ati se kaya ka Natasha. Irashyushye mbega. Noneho Aline reka dutahe. Ndabizi ko buri kimwe nyine nawe nk'umuntu w'umunyamujyi nyine uzajya wohereza kuri WhatsApp nyine urabizi. Ari reka tugende rero. Yego shiri. Icyo mbasabye ni ukutava kuri WhatsApp. Akora mita mbohereza mubimenya ariko namwe musenge Tasha tumukureho. Umva nkubwire. WhatsApp ntakuyiva gusa. Umufungira igifungo utwoherereza buri kantu kose uri bujye ukora. Ujye utwoherereza. Kandi nawe ukore buri kimwe cyose nyine nawe urabyumva. Ni utazi no gutanga keya uyige. Sha ubu ngubu rero mugende muzi ahari Natasha haje Aline. Wow! Ndabise gushaka. Umva ibintu tuzamukora Natasha n'ukuntu tutamukundaga. Ampris mbega uhe Brian. Sha ari reka tugende rero. Sana kibazo kuri mugize neza nanjye kanitegure nje kuraba buriya uwo bita umusheri. Ubushyira mu kuranje.